Ndagushoje cyane kandi nguhaye ikaze. Iyo iracyari Betas Crazy TV. Ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugira tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi babyibanda ku buzima ndetse n'izindi nama zagufasha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu bigera kuri 20 bishobora kukwereka ko umukobwa ari umunyangeso mbi, ashobora kuba ari umusambanyi, atagukunda kabone niyo yaba akwijijishaho uti. Guhaye ikaze rero. Nubwo nta kintu kigaragaza cyangwa cyemeza ko 100% umukobwa ushobora kumubona inyuma ukabona ko ari umusambanyi, ariko akenshi nubwo ashobora kuba yabeshyerwa cyangwa agacirwa urubanza rutari rwo, yaba ku isura, imyambarire cyangwa ibyo abantu bavuga, hari ibintu nyakuri bishobora kukwereka ko uwo mukobwa ashobora kuba adashobotse, ari umunyangeso mbi. Ariko nimba ushaka ibimenyetso by'umukobwa udafite umuco ndetse ushobora kwitwararika mu rukundo, ushobora gukurikira iyi video kuva itangiye kugeza ishoje. Ikintu cya mbere, kutajya muri relation ifite umushinga. Uyu mukobwa buri gihe akunda kujya mu rukundo rw'igihe gitoya cyane, ku buryo ashobora kuba atamarana n'umuhungu byibuze umwaka cyangwa n'amezi 6. Ni wa mukobwa uba wabaza imishinga ndetse na plani afite mu rukundo rwanyu, ntagire ikintu ashobora kuba yabikubwiraho. Ni wa mukobwa ushobora kubaza ese tuzamarana igihe kingana iki, ibyo byose ukabona ntari kubikozwa, ari kubigendera ku ruhande. Ikindi, uyu mukobwa ntaba ashaka umuntu umuhamagara amazina y'urukundo, ayo twakwita girlfriend cyangwa fiance. Ni wa mukobwa uba udashaka kwinjira mu bintu by'urukundo cyane, amazina ye akaba ari ayasanzwe, nyamara we akakwitwaraho nk'aho agukunda, ariko ibyo kwitana amazina y'abakundana ibi ngibi ntabikozwa, kuko abantu bose aba asa nk'aho abafata kimwe. Ikindi cya gatatu, hari ukuba ari secretive cyane kuri phone ndetse na contact. Uzasanga nimero nyinshi yarasiborotse, amwe muri application ashobora gukoresha aganira n'abandi yaragiye azibloka ndetse ashyiraho udufunguzo. Izo zirimo nka WhatsApp, Facebook ndetse na message zisanzwe. Aha hakunze kuba hariho password, ndetse message zisanzwe wasanga atarabikoze, ugasanga nta message n'imwe irimo, hariho message z'amafaranga cyangwa izo aheruka kuguriraho amayinite. Ni wa mukobwa ushobora kubwira uti ntiza telefone yawe, kuyiguha bikaba ikibazo ndetse agatangira kuvuga ko utamwizera. Ikindi cya kane, hari ukukwereka infection gusa iyo hari inyungu. Ni wa mukobwa ukenera ko akwitaho, nyamara muri we ukabona ntabikozwa, ariko haba hari ikindi akwifuzaho, yaba amafaranga cyangwa indi serivisi. Icyo gihe akaza kukwirekurira cyane, ukamubonaho urukundo rudasanzwe. Ariko ibi byose ntabwo aba ari urukundo, ahubwo hari icyo aba yifuza. Iyo nta kintu akwifuzaho, akubera distance cyane, uba usa nkaho uri kumubona kure, atakuri iruhande. Icyo ugomba kumenya ni uko urukundo ari conditional, si emotional. Iki gihe urukundo rukwereka hari ikintu runaka ashaka, bidatewe n'amarangamutima gufitiye. Kwishimirwa n'abagabo benshi si ikibazo, ariko iyo abantu benshi bagufata mu rugero rumwe, hari icyerekana ko hari uburyo ubisanzuraho, akenshi bari uburyo bushoboka kuba utatandukanya umuntu mukundana ndetse n'uwo mudakundana. Uyu mukobwa gusa we usanga ari byo bimushimisha, ko abantu bose yakwisanga yakundanye nabo. Ikindi, uyu mukobwa ni umukobwa usa nkaho atagira umurongo ugaragara mu mibereho ye y'urukundo. Ni wa mukobwa ushobora kuryamana kabone niyo mwaba mutaramara ukwezi mukundana. Uyu mukobwa aba ari umunyangeso mbi, kuba ubuzima nibwo aba yaramenyereye, kuko umukobwa wiyubaha kandi uzi agaciro ke ntabwo yakwiyandarika gutya. Akunda kubeshya aho ari ndetse n'abo bari kumwe. Ni wa mukobwa usanga mu gihe muri kuvugana ashobora kuba atakubwiza ukuri y'ahantu aherereye ndetse n'abo bari kumwe mu buzima bwe bwa buri munsi. Ikindi, iyo umuhamagaye ntabwo akunda kukwitaba, biba bigaragaza ko kukwitaba akwitaba hari mood runaka arimo, cyangwa nta bantu runaka bari kuvugana. Ikindi, ni wa mukobwa iyo utamuhaye attention ahita ashaka undi uyimuhereza.
ni wa mukobwa ushobora kuba uri busy gato bitewe n'ibyo ukora, ugasanga yikundaniye n'undi muhungu utazi uko byagenze, nyamara nta bimenyetso bindi wigeze umwereka ko utakimukunda. Uyu mukobwa ufite imico mibi, ijoro niho akunda gukora chat cyane kurusha ku manywa, kuko abantu benshi niho waba basa nkaho bahugutse. Niba nijoro ujya ushaka ko muvugana ukamubura, ndetse wanamwandikira ukabona gusubiza gake gashoboka, iki gihe uyu mukobwa uba ugomba kumugendera kure, kuko nta mwanya aba agufitiye mu buzima bwe. Hari ibyo aba akwifuzaho cyane birenze ko utekereza ko mukundana. Ikindi ni wa mukobwa mushobora kuvugana ari uko akeneye ikintu runaka, ukirirwa umuhamagara ukabona ntashaka kukwitaba, ariko yaba akeneye amafaranga akaba yanakubipa, nyamara wari usanzwe utajyaga ubibona. Akunda gusohokana n'abandi bagabo kurusha uko yasohoka ari umwe. Biba bikwereka ko ari umunyangeso mbi, kuko niba akunda gusohoka hari ibindi biba bimujyanye atari ukwishima gusa. Ikindi ni uko undi muhungu iyo amuvugishije akunda guhakana ko nta mukunzi afite buri gihe, nyamara agakunda kujya mu bintu byo gushaka umukunzi kenshi. Muri make ni wa mukobwa uba wumva abahungu benshi bakundana, ariko muri we akumva nta muhungu wihariye ashobora kuba yahamiriza abandi ko bakundana. Akwiruka mu nkundo ndetse no gusimburanya abahungu nibyo bintu aba yaragize intego ye. Ni wa mukobwa ukunda kwigaragaza cyane, yaba kuri public attention, yaba ari amafoto, like, comment, kuko aba ashaka ko abantu bose bamumenya ndetse bakaba bamushamadukira. Ariko aha ku mukobwa ufite umutima ushaka gukundana biri seriye, ni wa mukobwa utasanga muri iyi mico, kuko nta n'umwanya ashobora kuba yabibonera, aba ashaka ko abonwa nawe gusa. Ni wa mukobwa ushobora guhinduka vuba, mushobora kuba mwishimye muganira kuko yumva ari ikintu agushakaho, ariko wakibura ukabona ahise ahinduka vuba, ndetse no mu maso ye hahise hijima. Uyu mukobwa ntabagukunda, ahubwo aba ashaka ko mwinjoyinga gusa, igihe nawe hari icyo agushakaho. Ni umukobwa udakunda ko umumenya neza, cyane cyane byinshi ku buzima bwiwe. Akenshi iyo muganira usanga akunda kukubwira ngo sinkunda umuhungu ukunda kunyinjirira mu buzima. Bashaka ko ubuzima bwe bukunda kuba ubw'ibanga, kabone n'iyo mukundana ntashaka ko umenya byinshi byerekeye kuri we. Gusa ibi ntabwo byashoboka, kuko umuntu mukundana by'ukuri ni umuntu ushimishwa cyane no kugira byinshi ugenda wunguka, yaba ku mibereho ye cyangwa n'ubundi buzima bwe bw'ibanga. Mu gihe rero aguhisha byinshi ku buzima, iki gihe uyu mukobwa akunze kuba ari umunyangeso mbi. Ni uko uyu mukobwa adakunda gushishikazwa cyane kukubaza byinshi byerekeye ku buzima bwawe, yaba ari ibyo ukora ndetse n'ubuzima wirirwamo bwa buri munsi. Ni wa mukobwa uba wishakira amafaranga atitaye aho akomoka ndetse n'ubuzima ubayemo. Icyo ukeneye kumenya, ibi si ibintu bireba umukobwa gusa ushobora no kugereranya, kuko hari n'abahungu babikora. Mu gihe rero uri umukobwa cyangwa ukaba umuhungu, mushobora gupimana bitewe n'ibitekerezo mwagiye mwungukira muri iyi video. Ndabashimiye cyane rero, tuzasubira ubutaha tugenda tureba n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi chaîne yacu ya YouTube igenda ikugezaho umunsi ku wundi.